turashize agateleviziyo kanjye kagiye uwera we uwe mana uwe ye baba we uwera ye baba umuntu nyibi agateleviziyo kumana umusinde yanditse niba ngibindi bikiko kumana nyagaza Imana ishimwe dore nafanda karibu rwose karibu murebe ibintu bimbayeho ndurabajura bakajya agateleviziyo kanjye afande n'ukuri kw'Imana mu ndenganure n'ukuri narese n'abadoma n'Imana ibanzaniye n'ukuri kw'Imana afande mu ntabadura agateleviziyo kanjye n'ukuri ntaba madame cyarasa ariko mwebwe muranyicaza mwanya agateleviziyo kanjye mwambabariye koko madame cyarasa ariko afande tugiye kubaza kandi dusubize kuzunguza urutwe naguze kuvuga ndabiza fani umukobwa wari ntabwo mbizi n'ukuri aguze ahari ntabwo maze fani ukuri ntabwo mbabeshya ntabwo maze fani ariko njye hari inshuti yiwe nzi ashobora kuba ariho yagiye umukobwa bari ni hano n'ubundi ku nzira aho turi bunyure utwana tw'ikigiye kukimwigiza utujana ubwo se kubeshyera umwana wanjye ngo bajye kumuhiga urumva aribyo bikunejeje kanyamagambo ufite amagambo menshi oya fani n'ukuri wabaye ikigiye haguruka ntabwo twakusikana haguruka tujyane haguruka cyaha haguruka cyane tiravuga haguruka cyangwa afande umva ceceka cyaha narase ndasiga urugo rwanjye usanga genda muraho mukecuru muraho bana banyu umuzukuru wawe uri he ashwi yajyanye n'uwera kare mu gitondo cece muzukuru arashinjwa kwica Rutamu ashwi ararenganya ntabwo yigeze akora amaraso rwose amba mukecuru uravugisha ukuri pe uzi ukuntu uyu mugabo n'uyu mugore banturukanye muri karitsiye pfiriya baza banshinja uburyo abana bacu ari abicanyi akona n'abarenganya ninjajwa inkotsa ibunza amagambo nk'iki mada wanyica kiburi hano musora fani mudamu afite ikiburi ka kiburi mfite afani ahubwo ntabwo mugerageza kumva ukuri kugiye bahere bababwira yes afande ya modoka yawe n'ikintu dusanga hano hari habere cyane hano ku kago k'amashuri yes afande yes afande si Chantal inka turayishobora ariko se uzagira ubwo bugeze cyane kabanya ubwo nyine turajya gushaka umuhungu ahita aza ayipakire mu modoka ese ubundi wazituye ntabwo ikuze n'usanzwe ujya kuyiragira uba muzima cyangwa iyi ntuzi ukuntu ugira amahane uzi ukuntu yica turamutse tuyisohoye ahangaha wareba ukuntu dukinagirana nayo yakwiruka imisozi hanyuma tugafata mbese uriya muhungu we buriya ntaduca amafaranga araduca ngaho nyine sana ya mafaranga hanyuma duhita tujya kumureba sikundi yamufite tureba noneho ngo tujye kugenda tumurebe nyine nitumara kumureba arahita aza ayikure mu kiraro gahoro agenda yipakire mu modoka noneho ayijyane ubundi tute twiciraho ese mukecuru ntabwo sinabikubwiye ukuntu yica mukecuru ntabwo aza kudufata mukecuru uhora mu bwoba mukecuru aradufatira he ahubwo gabanyijwe ngaciye ngiye kureba wa muhungu
iyi ntizagukumbura. izankumbura se none se ntabigenda ntabwo nyine tugende mu cyiciro ataza kudufata twihuta ariko uri mu Chantal, inka yanjye barayijyanye. Kutanyitaba. Ukubera iki? Kutanyitaba. Cyangwa wayigambaniye bayitwaye. Aho ntiwayigambaniye. Wayigambaniye he? Shanta ubu kuko turabigenza dute? Ese turarara he? Nta n'umuntu wagufasha hano. nyine ngende kumva ikintu dukora nyine turashaka amakarito tuyarambure hano ku muhanda turyame dusinzire ntacyo tuba. Urabona dore nazanye ka gatenge ka mama. Basi hari hakurya ndi kubona akantu k'akajaride. Tugende dushaka amakarito dushyiremo tuniyerose kano gatenge hasi. ntabwo turagerageza nyine dushaka ayo makarito ntituyabona biraba byoroshye.
nyine barabagiraho ikibazo bagiye kubaganira natwe dusigara tuganira aragaruka humura nta kibazo. Nta kibazo rwose, nta kibazo. None se turi butahane nyine mukarara mu rugo hari gukora nta handi hantu mufite ho kurara? Iri kumva ntacyo bitwaye turajyana ariko nyine turararana ijoro rimwe ryonyine. Oya niyo byaba niyo mwatinda nta kibazo kuko dufite icyumba gihagije. Ikindi nimba mu kigero Kigali ntabwo murabona abandi bantu ni ubuzima muramenya ubuzima uko bumeze kandi natwe bitewe n'uko twabonye murababaye cyane kandi tugomba kubafasha kugira ngo byibuze nyine mutangire ubuzima nyine sibyo. Ejo uravuga ngo ejo mu mahararo no munsi gusa ejo ntabwo waba wabonye akazi si mwakadushakira bose byose akazi kaboneka umunsi umwe. Dukunda gukora cyane rega bose dukunda gukora rwose ibintu byo kwicara buriya mu cyaro twakoraga cyane. Hano i Kigali ntabwo ari hano umuntu abyuka avuga ati reka njye hariya kuri uriya muntu ahitamo akazi nk'uko mwabyuka mu cyaro wenda ukajya gushaka akazi ahantu guhinga ukabona ako kanya. Harya wambwiye ngo witwa UWERA? Yego nitwa UWERA Titi. UWERA Titi, okay. Sha rero twabonye ku muhanda muryamye ubwo rero nanjye mfite umutima wa kimuntu ndavuga abantu ntabwo bikwiye, niyo mpamvu navuze ngo mbwira mugenzi wanjye tubana abantu turebe uburyo twabitaho. Ubwo twabazanye ahantu nk'ahangaha kugira ngo tuganire twumve ibibazo mufite sibyo, ariko muhumure mwageze mu bantu njye nabyishimiye kuko mwemeye kutwitaba tuganiza mutwereka ko nyine mwishimiye uburyo tubakiriyemo. So nifuzaga ko iri joro byibuze tubacumbikira mukaruhuka, ubwo ejo tuzakurikirana ikibazo cyanyu niba hari ubundi buryo twabafasha. Mu by'ukuri ntabwo nzi ko i Kigali hakiba abantu bafite umutima mwiza nk'abo. Uzi ko buriya twe dufashe umwanzuro wo kujya kuryama hariya twabuze umuntu n'uyu n'umwe watugirira impuhwe, twabuze n'umuntu watubaza muravahe murajya he, nyine basi duhitamo kwiyahuza gusa si bikarito ngo turyame hariya. Hano bisa uringinga urasaba urashakisha nyine bitwara time ukumva kandi muhumure umukobwa mwiza humura ariko hano wageze i Kigali bose ntabwo ureba ahantu turi si nyine ase ko twicaye muri Bengali twenyine wagira ngo umuntu ari kukureba abandi bantu nyine ariko abakobwa muvuye mu cyaro muba mufite isoni shaho ntabwo wonyura umukobwa wadusendinga ukuntu yari yambaye ameze neza umuntu yakoragaho nta kibazo. Ujye utuzi nta kibazo sibyo kandi ndakwizeza bitewe n'ubwiza ufite nzashyiraho imbaraga nzagufasha hari ikintu uzageraho sibyo nawe uzambera umwana mwiza nyine. Bose nta kibazo rwose nageze mu mwana mwiza nzaza nkora ibintu byose. Uzaca akenge uzajya akenge sibyo. Ujye uzaca akenge umenye umuntu uri kukwitaho umuntu ushaka kugufasha nawe umenye uburyo wamwitwaraho sibyo. Ariko nyine humura tuzi niko UWERA nibyo nashakaga kubabazaho uburyo mwaje i Kigali none rero ndumva urikomojeho ko mwaje mu buryo bwo gushaka akazi bukabiriraho mukabura icumbi. Ndakeka ko nta muntu muri Kigali muziranye nawe uro twababonye dufite umutima wa kimuntu humura uraza kurara iwanjye. Gusa nyine ibyacu byo ni urugendo rurerure pe, ni urugendo rurerure buriya nitumara gutuza nzakuganiriza ariko icya mbere ni uko twabonye abantu bafite ubumuntu. Ariko ikibazo mfite bambwiye ko abahungu b'i Kigali atari abana beza cyane ngo bajya bafata abantu babafatafata, ubwo ntabwo waba uri muri abo.